ndabasuhuje mbaye ikaze nanone mwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi hano kuri Kirabo TV mugubwe neza. Uyu munsi tugiye kuganira ibibazo 10 ugomba kubaza umukunzi wawe mbere yuko mushinga urugo. Akenshi usanga abenda gusezerana babazanye ibibazo bitandukanye, harimo rero ibijyanye n'imyenda bazambara mu bukwe bwabo, ndetse babumva bifite amatsiko akomeye ku munsi w'ubukwe bwabo uko buzaba bumeze. Ni ngombwa rero ko mbere yuko uhitamo umuntu muzabana akaramata uba ugomba kwitonda, kuko ushobora kuzisanga utishimiye mu rugo rwawe rero kuko utabanje kwitonda mbere yuko wemeranya n'uwo muzabana. Niyo mpamvu abahanga mu bijyanye n'imibanire hagati y'abantu batekereje kugaragaza ibibazo 10 ugomba kubaza uwo mwenda kurushinga kugira ngo umenye kurushaho kandi umenye ko afite gahunda, wumve yuko mujyanye ibyo yifuza aribyo nawe wifuza. Abo bahanga mu bijyanye n'imibanire hagati y'abantu aribo Urugare Vanchuka, Marisa Pia na Anabella Knight nibo bagaragaje ibibazo uko ari 10 umukobwa akwiye kubaza uwo bateganya kurushinga kugira ngo abashe kumenya niba koko ari umukunzi we nyawe. Biba bigoye rero kumenya ko umuntu ari uwawe. Ngiye kugufasha rero kubimenya, uzajya umubaza bino bibazo njye kukubwira, bizajya bituma umenya gahunda afite, wumve niba mukwiranye koko. Ikibazo cya mbere rero, niba uri umukobwa ufite umukunzi, ufite fiance mutegura kuba mwabana, cyangwa se ukaba uri umukobwa uzagira uwo musore rwose mubane, ngiye kukwereka ikibazo cya mbere ushobora kumubaza uti niki wumva uzajya ukunda gukora cyangwa se wishimira nitumara kubana. Iki ni ikibazo abakobwa benshi bakunze kubaza abahungu mbere yuko babana. Mu gihe rero ukimubajije ukakibaza umuhungu, ntuzatungurwa no kumva ibisubizo aguhereza, uzatungurwa kuko azaguha ibisubizo bitandukanye cyane n'ibyo wowe wari witeze kwakira. Icy'ingenzi rero hano ni ukuba wumva yuko hari icyo bivuzeho. Ikibi ni uko wamubaza agaceceka. Akenshi rero abakobwa bizera ko bashobora guhindura abagabo babo mu gihe bazaba bamaze kugera mu rugo, ariko ibi siko biri, kuko akenshi usanga hari ingeso umuntu atapfa guhindura. Niba umusore akubwiye ko azajya areba umupira buri gihe, wenda ari mu kiruhuko azajya abona umwanya wo kureba umupira, azajya awureba cyane, biragoranye rero ko azajya kubonera umwanya, kuko azajya arangiza iminsi y'akazi, ubundi mu gihe mwakabaye muri kumwe abahugiye ku mupira. Ibi rero ntibizagutungura cyane. Ikindi kibazo ushobora kubaza umukunzi wawe muteganya gushaka cyangwa se mupanga mufitanye gahunda yo kuba mwabana, ushobora kumubaza uti wumva ari iki kigushimisha mu rukundo rwacu. Igisubizo uzahabwa ahangaha kizakwereka uko urukundo rwanyu ruhagaze, bizanagufasha kandi kumenya agaciro guha imbere ye uko uhagaze, niba kubona nk'umuntu umufatiye runini cyangwa se niba kubona nk'umuntu watuma uhungabana, akaba yahungabana mu buzima bwe igihe atagufite. Ahangaha uzabimubaze, azahita umenya uko uhagaze imbere ye. Ibi ni ibibazo ndimo kubagezaho bishobora kuba wabaza umukunzi wawe, umuntu muteganya kuba mwabana, kugira ngo umumenye kurushaho, umenye niba muri kumwe mukomeje umurongo umwe. Ikindi kibazo, ese niki gituma uzigama amafaranga? Ubundi aho kugira ngo umubaze ibijyanye n'amafaranga yinjiza cyangwa se nyirizina, ushobora kubinyuza muri ubu buryo ukamubaza impamvu imutera kuba yakwizigama. Ibi rero bizagufasha kumenya niba hari ikintu yitaho mu buzima bwe, bizatuma kandi umenya icyo amafaranga azajya yinjiza mu rugo rwanyu azajya yakoreshamo. Niba gukemura ibibazo byo mu rugo aricyo kintu ashyira imbere cyane, bizagufasha kumva ko muzatera imbere umuryango wanyu ukazabaho neza kandi ukabaho nta kibazo. Rega nta muryango utagira ibibazo, ariko muzabaho neza. Ikindi kibazo, kumubaza ashobora kuba mwimirije ibijyanye n'idini musengeramo. Ni byiza rero kubimubaza ukabimenya niba mudahuje ukwizera, nabyo ukabimenya. Ni byiza kubimenya rero kugira ngo mumenye ku buryo muzajya mwubahana nubwo mudahuje idini n'imyemerere. Biba byiza rero kubiganira hakiri kare, ntibizagutungura. Ikindi ushobora kumubaza uti nihe wumva kwizihiriza umunsi mukuru wa Noheli n'Ubunani, niba mubyizihiza. Bitari ukumenya aho yishimira kuba yakwizihiriza uwo munsi mukuru gusa, ahubwo bizagufasha kumenya niba gufata nk'umuntu umwe mu bagize ubuzima bwe, kandi nanone uzamenya niba yishimira kwizihiza iminsi mikuru ari kumwe n'umuryango we. Iki ni ikibazo cy'ingenzi rero, kuko hari benshi cyangwa se hari byinshi
uzahamenyera, kuko hari ubwo usanga umugabo adakunda kujyana n'umugore w'ahantu henshi mu ruhame rw'abantu. Rero ibi bizagufasha kumenya niba yishimira kuba yagira aho mujyana muri kumwe, kugira ngo bitazagutungura. Ikindi kibazo cya gatandatu ushobora kuba wabaza umuntu mukundana, ushobora kumubaza uti ese wumva abana tuzabyara bazaba bafite uwuhe mumaro mu buzima bwawe? Cyiza cyane ushobora kubaza umukunzi wawe wo muzabana. Ni ngombwa rero kumenya niba afite igitekerezo cyo kuzabyara abana. Ubu ni bumwe mu buryo buzagufasha kumenya niba mu nshingano ze habamo n'abana muzabyara. Ibi rero bizatuma kandi umenye niba kugira abana benshi ari bimuri muri gahunda. Ushobora kumenya niba muzabyara abana bakeya cyangwa se muzabyara benshi. Ahangaha uzamubaza iki kibazo, bizatuma usobanukirwa. Ikindi kibazo ushobora kumubaza uti ese imibonano mpuzabitsina ifata ute mu buzima bwawe? Iyi rero ni imwe mu ngingo zikunze guteranya ndetse no gusenya ingo zitari nkeya, kubera bamwe baba batarabiganiraho mbere y'uko babana. Ni ingenzi rero, ni ingenzi cyane kubaza uwo muteganya kurushinga kugira ngo wumve icyo bivugaho. Ni ngombwa kumenya uko mubipanga, kuko usanga ari igikorwa kiba hagati y'abantu babiri babyumvikanyeho, ndetse kandi kikaba ku bantu bafite umwanya uhagije. Ibi rero bizagufasha kumvikana kandi bibarinde kuba mutabyumva kimwe. Uzamubaza iki kibazo bizatuma usobanukirwa kurushaho ibyo umukunzi wawe abitekerezaho. Ikindi ushobora kuba wamubaza uti iyo urakaye niki kigufasha kongera gutuza? Iki ni ikibazo kidakunzwe kubazwa cyane kandi gifite akamaro kanini, kuko ugomba kumenya umukunzi wawe, umuntu mubana, uwo muzabana se, icyatuma umubano wanyu ugaruka mu gihe ibyishimo bitagihari cyangwa se mu gihe yababaye. Ashobora rero kukubwira ati uburakari bwe bushira ari uko agiye muri siporo. Ni byiza kuba wabimubaza ukamenya. Ibi ngibi rero bizagufasha kumenya ko uzajya umwitwaraho mbere y'igihe, mu gihe yarakaye. Ikindi ushobora kuzajya umubaza uti ubana ute na mama wawe ndetse na bashiki bawe cyangwa se na basaza bawe? Ibi ni ibibazo ushobora kubaza umuntu mukundana. Kuba abana na mama we ndetse na bashiki be cyangwa se na basaza be bizagufasha kumenya uko ubusanzwe abana n'igitsina gore muri rusange. Ibyo rero umaze kumva ko abana n'abantu neza, abavandimwe be neza, bituma nawe wumva wisanzuye, bikoroheye ugafata neza rero, cyangwa se ni kenshi uzajya umenya uburyo umufata. Ni ngombwa ko ubimubaza, kuko iyo arakaye cyangwa se iyo arakarira bashiki be, uba ugomba kumenya wowe azakurakarira bingana iki. Ni byiza rero ko uzajya umenya uko abana n'abavandimwe be, nawe bizajya bigufasha. Reka nsoreze ku ngingo ya nyuma ngiye gusoreza igira iti ni gute tugiye kuzajya twuzuzanya. Uzajya umubaza iki kibazo. Ubwuzuzanye rero hagati y'abashakanye ni ingenzi cyane, ni ingenzi kuko ari imwe mu nkingi ya mwamba zifasha kugira ngo urugo rukomere kandi rutere imbere. Rero ufite inshingano zo kubaza uwo muteganya kubana mu bijyanye n'ubwuzuzanye bwanyu, kuko bizagufasha kumenya niba hari ibyo muzajya mufatanya mu mibereho yanyu. Ibi rero ni bimwe mu bibazo ushobora kuba wabaza uwo muteganya kurushinga cyangwa se uwo ubonamo nk'umugore wawe, umugabo wawe w'ejo hazaza. Reka mbashimire mwebwe mudukurikiranye iyi nkuru kugeza itangiye kugeza isoje. Iki kiganiro cyari cyiza. Reka ngusabe ukande subscribe nimba utarabikora, uduhe like, comment, usharinge no ku bandi kugira ngo bamenye ibibazo bazajya babaza abakunzi babo, kuko ni byiza cyane. Ni byiza kubimenya. Iyo ubimubajije usobanukirwa kurushaho. Iyo ubimubajije umenya byinshi bitandukanye ku buzima bwanyu, ku rukundo rwanyu, bityo ejo n'ejo bundi ntimuzapfe ubusa. Kubera ko burya iyo umenya umuntu ukamenya defo ze, ukamenya aho intege nke ziba, ukamenya iyo yarakaye, ukamenya iyo yishimye, mbese ukamumenya bike by'ingenzi ukabimenya, biragufasha cyane. Reka mbashimire mwebwe mwadukurikiranye. Yari Kirabo.